urabona ukuntu urimo kurushya iteraniro ryo kwa Yesu. Hagarara hariya dayeri. Kandi hari ikosa Yesu atakora, ntashobora kukuragiza intama ze ataguhayemo imwe ngo urye wumva utazangiza izisigaye. Icyitari isange ni Yesu. Iki kinyuma nta gaciro gifite. Ireba simukadi ntabwo ireba housing. Ukugenda ubebera ni shitani kubebereza. Ariko umuntu kwa Yesu agenda asusurutse kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ubukene si ibyo ufite n'ubukene si ibyo ubuze. Ubukene ni iki? Ni icyaha. Uwizeho kwa Satani n'utarizeho kwa Satani. Kumana bose ni injiji. Nta murokora ava ku itariki ya mbere agongera mu kibazo ngo afite zanza zizakwica. Zizakwiyicira bwawe ziguhambe. Mwongeye kwirirwa. Nari maze kubabwira mu kanya ko nitwa Karangayire Clement. Hanyuma nkaba mbarizwa hariya ku itorero rya DPR Remera. Faustin rero turasengana hariya. Nkaba nishimiye kubana mu izina. Yesu agumugisha rero. Maze umwaka n'amezi 7 ukwezi kwa 8 kuzuzura mu cyumweru gitaha Yesu adukoreye ubukwe. Bwarabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2021 hari muri Covid ndane. Murabyibuka neza. Aho rero Yesu yankoreye ubukwe kandi bwabaye bwiza cyane. Iryo nishimwe rero murabona ko nkuze. Bajyaga bambwira rero ngo se Clement kushaka warabiretse cyangwa we nka Paulo. Nanjye nkabwira ntoya nta magambo Yesu yanshyizemo sayo kuragira ingurube cyangwa ihene cyangwa inka ahubwo nayo kuragira intama. Atazangiza ntago bishoboka. Mwabyumvise neza. Ubwo rero nyine mboneho gushima Imana mu izina ryande wowe kubera ko nyine yabigukoreye saa 3 saa 4 saa 5 ntabwo wabukumva uburemere bwaryo ariko nkatwe ryari rirengeyeho turabyumva neza mu izina ryande. Yesu ashimwe rero. Murahari neza. Nako rero ngiye impanura mu ijambo. Niho mpanura. Impano yanjye niyo kwigisha. Birasaba gukurikira neza. Ukitonda ukumvumva ukongera ukumva mu izina yego. Nta bindi bintu byinshi. Reka dufate birazacu se yego. Dufate birazacu Imigani igice cya mbere umurongo wa 33. Abantu bafite ibitabo by'icyatsi kibisi by'indirimbo 2 babishyize hafi bakaza kubimagenza kubikenera byaba ari byiza. Imigani igice cya mbere umurongo wa kangahe? Imigani igice cya mbere umurongo wa 33. Mwahageze se? Haravuze ngo ari kunyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Ari kunyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Nkawe wagiye kurambura Bibiliya tukarinda dusoma tukarangiza ukirambura urumva hari ikintu wumvise? Niba bagiye gusoma ukarambura Bibiliya ntuhabone, iyo tugiye gusoma uhagarariraho ugeze ugatega amatwi utaza kuri ibyo wagiye kureba utabura n'ibyasoma. Murakumviza? Sinabwiye ko ari bisaba kwitonda no gukurikira. Narimba bwero dusomye Imigani 33 ngo ari kunyumvira wese azamahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Twongereho Yohana 14 ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15. Umurongo wa kangahe? Wa 10. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu nyine ko bwandiye ibice 15 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 15. Mwahageze? Yego. Haravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimugira gute? Muzitondera kugira ngo mutaza kumvuna. Reka dufate gutegeka kwa 2. Ayo turayarangije ntituyagaruka mwayumvise. Gutegeka kwa 2 ibice 4. Ibice bingahe?
ibice 4. Gutegeka kwa kabiri ibice 4. Gutegeka kwa kabiri ibice bingahe? Ibice 4. Mwahageze? Harya hari umurongo nabahaye? Nabikoze mbishaka nimuhashyire ka kagozi kabara muri Bibiliya cyangwa muhashyire agapapuro bako kagozi katarimo. Ubundi mumpereza amaso yanyu. Mwabikoze neza? Tujye tugenda umujyi umwe nibwo bihura neza. Mwamereje amaso? Mbere yuko mbabwira izina ry'isomo, ejo twarabaye mu materaniro hariya muri ADPR ya Kavumu hari imbere y'inganda mu gace ka Kanombe kwa Hage, baraduhaye intashyo nimuzakire. Yesu abaho umugisha. Ijambo ngiye kubaganiriza rero ni ijambo rivuga ngo ku Mana hari amoko abiri y'ibisubizo. Ku Mana hari amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha, hakaba n'igisubizo cy'umugisha. Mwabyumvise? Ku Mana hari amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha, hakaba n'igisubizo cy'iki? Ubwo nyine ubwo nibwo buhanuzi. Tega amatwi neza rero byibura uvanguke. Ku Mana hari amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha, hakaba n'igisubizo cy'iki? Iyo nigishira ijambo ku bantu wenda tutamenyeranye, asa naho avunika mu mutwe. Kuko twese ubu tumuri hano twazanywe no gushaka igisubizo cy'iki? Cy'umugisha. Ariko usibye n'ibyo, umuntu kuva avutse avuka ashaka igisubizo cy'iki? Cy'umugisha. Akarinda ava mu isi icyo yashaka atari cyo abonye. N'umwana muto murabibona, yarimo konka ibere rya nyina akarihusha avuza induru, kubera ko igisubizo cy'umugisha kize gute? Kiramucitse. Buri wese wicaye aha rero aragenzwa n'igisubizo n'iki? N'utaje hano yagiye gushaka igisubizo cy'iki? Noneho ku cy'abarokore dushaka igisubizo cy'umugisha ntitukibone, kandi aho tugishakira ariho kiri kuri Imana. Kuri iki? Umva ikintu kibitera. Dusengera hejuru y'ubujiji, tuza dushaka igisubizo cy'iki? Cy'umugisha. Kuko tutazi ko kuri Imana hari amoko abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha n'igisubizo cy'iki? Cy'umugisha. Kandi iki gisubizo cy'umugisha twaje gushaka ubu ngubu ntabwo ari cyo kibanza, ahubwo habanza ikibazo cy'umugisha. Biragoye kugira ngo niba washyifashe icyambere ukakigira icyanyuma, n'icyanyuma ukakigira icyambere, kugira ngo uzagere ku cyo ushaka birakugoye. Mutekereza mute nyine? Naba ngiye hirya reka nigendere. Yesu ashimwe. Murakumvise neza? Umva akantu njya mperaho kugira ngo nyine noroshye mu mitwe yanyu uko muravunika. Karavuze ngo nyine ushobora kuba uri umukene ugaturana n'umuntu w'umukire. Hanyuma uwo mukire rero mukagirana ibibazo. Hanyuma yamwagirana ibibazo akakwiyamata kanaka wowe. Ndakwiyamye ntuzangarukire mu rugo urananiye. Murabizi ko mu ngo z'abakire hahora ibirori. Uko umwana yavutse bakora ibirori, iyo yarangiza wa mwaka w'amavuko agakora ibirori, uwarangije ishuri agakora ibirori, umuhahiye n'agakora ibirori, umuhaye inka agakora iki? Akabaye kose amena ibiryo. Kandi muraturanye mu irembo. Yarakubwiye ngo ndakwiyamye ntuzangarukire. Abantu rero bangana n'ab'urusengero nyine cyangwa ubukwe bahoriwe barya banywa, nawe akagikene kakanga ugasesera hagati. Ugasesera he? Hagati hariya nyine. Ukaza ukajya kugegera ukarya ukanywa, yaba ari mu nzira arimo guherekeza abantu. Guherekeza iki? Akakubona witsimbye uri murya kandi unywa, akagukwesheburana, akagufata mu mashati, ati ko nakwiyamye aho wageze ute? Akaguterura akakurenza igipangu. Akakurenza ukagenda rero, wajya kugwa hariya ukagwa mu ngarane, ariko wagira ikintu uguye hejuru ugasanga ni ikarita abajura baraye bahishemo yuzuye $1 ukayiheka. Mbega uyu munigo ni umuvumo? Ahubwo numvise muvuga ngo wawe uduteza. Wagira ate? Uwo murawushaka. Mwakumvise? Uriya munigo koko arasebye, ariko ni ukuri ikintu akuyemo ni hatari. Mwumvise ikibazo cy'umugisha,
uriya munigo ni umugisha. Ibya Yesu mubyinira amacuri mukagira gutyo, n'izo nzira binyuramo ntabwo wabihindura. Kugira ngo bikorohere biragusaba kubisobanukirwa. Nicyo cyonyine cyabyoroshye, naho gushaka guhata. Vuga ngo kwa Yesu habanza ikibazo hagaheruka igisubizo. Hanyuma kwa Satani impamvu agira abayoboke, habanza igisubizo hagaheruka ikibazo. Uhuye n'ingorane rero, niba nawe waje hano ugenzwa n'iki? N'igisubizo. Utazi ko hano habanza iki? Ikibazo. Murakumvise? Ubwo rero turi ku ijambo rivuga ngo iki? Ku Mana hari amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha n'igisubizo cy'iki? Cy'umugisha. Ako karakagira ngo nyine noroshye mu mitima yanyu aho ngaho, tubone kugendana mwahoze. Duhereye rero ku kibazo cy'umugisha. Wambaza ngo ikibazo cy'umugisha ni ikibazo bwoko ki? Ni ikibazo murahari? Ikibazo cy'umugisha ni ikibazo cyose umuntu agezemo cyangwa ahuye nacyo agitewe no kwanga icyaha. Kwanga icyaha si bya bindi twirirwamo hano ngo Mana mbara umujinya gutukana ubusambanyi. Kwanga icyaha ni ukumvira ijambo ry'iki? Wanga gukora ya manyanguza hano. Niho ijambo ritubwiye rero ngo Imigani 3:3 ngo ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Unyumvira azaba sa kondisiyo. Unyumvira wese, unyumvira yaba yariye bizanywe no kumvira Imana, yaba atariye bizanywe no kumvira iki? Azaba amahoro adendeze kandi atikanga. Umurokore ukikanga ikibi, ubugingo bwawe ntabwo ari buzima. Ntabwo bivuze ngo iyo wumviye ijambo ry'Imana ryonyine iri, Imana iguha amahoro atabyarwa n'ibisubizo kandi utamburwa n'ibibazo. Nakagakiza muri gushushanya uko mwiboneye n'amarangamutima yanyu. Aha niho bayobari barateretse imitima yabo n'ingo zabo. Nta muzi n'umwe wa Yobu, nta muzi w'umutima wa Yobu wari uri mu bisubizo bye. Niyo mpamvu ibibazo bije kumusura byamubuze. Naho urimo uragongera mu kibazo, yabaye abadayimoni bari kukugongeramo. Ahubwo icyo kibazo ni igipimo Imana yagushyizeho ngo irebe urukundo yikunda. Mwakumvise neza? Mwakumvise? Narimba bwe ngo ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga. Waba warize, waba utarize, waba uri Burayi, waba uri muri Afurika, waba uri imfubyi, waba ufite ababyeyi, waba wanzwe cyangwa ukunzwe, bipfa kuba byazanywe no kumvira iki? Imana. Abo bantu mu rusengero bombi bazabyina kimwe mu izina, kubera ko icyita rusange ni Yesu duhuriyeho. Ibindi bimeze nka za manu bavuze, uwatoraguye byinshi, uwatoraguye manu nyinshi, n'uwatoraguye nke. Uwatoraguye nke ntacyo yahombye, n'uwatoraguye nyinshi ntacyo yatubukiwe. Kuva ufite Yesu, Imana igwifite kuri lisiti y'abakire. Kuba wariyanditse mu bakene ni ikibazo cyo mu bwonko ufite, uzanapfa. Uzanapfa kabisa. None se wasobanura gute umuntu ufite amashuri agende asusurutse mu mujyi wa Kigali, ufite amafaranga, uvuye kwiga, ufite mwene wabo agenda asusurutse, we ufite Imana ugenda ubebera? Urumva icyo usenga ari Imana wowe? Urumva icyo usenga ari Imana? Umuntu avuga ngo mvuye Harvard, ngo mvuye Amerika, ngo manutse mu ndege, umukanurire nkaho ubonye iki? Kandi wiriwe imbere ya Yesu. Yesu ufite ari we waremye ubwo butindi bwose urimo gutangarira wowe. Yesu ni waremye Amerika, arema i Burayi, arema amafaranga, arema amazu. None ufite Yesu uragongerezwa n'inzu. Urumva wowe ari Imana ikurimo? Yabaye dayimoni isi urimo korora hano. Iki gisirikare Yesu aragisubiramo. Aragira ate? Aragisubiramo. Nta nubwo ari kera. Niba utari stand by, ezwa utahe. Ezwa? Iki gisirikare aragisubiramo. Igisirikare gisenga Satani mu isura yo gutinya ikibazo.
umuntu ufite amafaranga yatinye ikibazo gihunge, ufite amashuri avuga ati umujyi ndawufashe nta kazi afite, ufite mwene wote sizawuvamo, wowe ufite imana urimo kubebera uvuga ngo ndagiye. Ubwo siyo ni imana usenga wowe? Yabaye cya Dagoni se kiri mu mutima wawe? Yesu ashimwe. Urumva mbabwira nabi? Nubwo nakubwira nabi, ntabwo ari we wanzanye, nanjye si jye wakuzanye. Iyo baguhamagaye kuri burigade hari agapapuro baguha bakita ngo iki? Bakita umurongo wo hasi abahanditse ngo iki? Icyo uhamagara uzakimenyeshwa, ntunkurikirane wahageze. Tega wagize ute? Mwabyumvise neza? Turi ku ijambo rivuga ngo ku Mana hari amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha, hakaba n'igisubizo cy'umugisha. Nari mbabwiye rero ngo ari kunyumvira wese, imigani 3:3, ari kunyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Ikibi ni rya shyano wazana Imana ngo irirangize. Iyo wumvira Imana ntabwo wikanga iki. Niyo mpamvu Dawidi atikanze Goliyati. Niyo mpamvu Basaduraka na Meshaki na Abedenego batikanze itanura ry'umuriro. Wowe urimo ibibazo bye ntabwo bingana n'ipasi, bo barimo bya bindi mu byina turyagaryaga hano ngo wafashijwe, babicapye mu itanura. Ibibazo bye ntabwo bingana n'ipasi ishyushye, ariko urimo uragongera. Urumva Imana bari abahungu basenga ariyo usenga wowe? Niyo usenga? Imana itore mu izina rya nde? Twongeye dusoma ijambo rero riravuga ngo Yohana 14:15 munabyibutse, havuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Umva icyo shaka kuvuga nshingiye aha. Nta kintu na kimwe wakorera Imana munsi y'ijuru ngo izaseke. Wowe uzi ko waje mu materaniro wagaciye, nigishe nagaciye, reka da, watangama ibintu bisigaye ku rusengero nyine induru zikavuga bati umuntu aragakoze. Nta kintu na kimwe wakorera Imana munsi y'ijuru ngo izaseke. Ikintu wakorera Imana munsi y'ijuru igaseka ni ikintu kimwe, ni ukuyikunda. Kuyikunda si mu kanwa, simo aho ibirebe rirakubwiye ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko, apana amanyangariro. Kubuhanura uvuga ubutumwa ugira gute si ikimenyetso cy'uko ukunda Imana. Kuba wambaye uko wambaye si ikimenyetso cy'uko ukunda. Ibyo bishyire ku ruhande. Ikintu wakora Imana igaseka ni ukuyikunda. Nuko wabireba hariya mu Baheburayo 11:6 haravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiye kwizera kwiriho ikagora abayishaka. Ikagorera nyine ubumbwiye abantu ngo abantu bakunda Imana bazamura amaboko. Bazamura iki? Twese nitwamanika, nimwirirwe mubikora mwamubeshye ni hahandi. Ubwo rero umuntu ufite amarangamutima yihuse yavuga ati kuki avuze ngo manike kamwe kandi yarampaye abiri ukazamura abiri. Undi nawe wihuse akavuga ati no kuki namanika abiri gute yarampaye amaguru, ukaryama hano ukazamura n'amaguru. Nta kintu na kimwe wakora ngo Imana, ikintu wakora Imana igaseka ni kimwe, no kuyikunda. Nuko irakubwira ngo ni mu nkunda muzitondera iki? Amategeko yanyu. Turi ku ijambo rivuga ngo ku Mana hari amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha n'igisubizo cy'iki? Cy'umugisha. Nari maze kubabwira ngo ikibazo cy'umugisha ni ikibazo cyose umuntu agezemo cyangwa ahuye nacyo agitewe no kwanga icyaha. Kwanga icyaha no kumvira ijambo ry'iki? Ubwo rero ngiye kubaha urugero rw'umuntu wahuye n'ikibazo cy'umugisha. Ntimufite amatsiko? Yosefu ajya muri gereza ntabwo yabitewe no gukora icyaha, ahubwo yabitewe no kwanga icyaha, yumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Uyu muhungu si mugenzi wawe. Muri Egiputa nta teraniro ryari rihari nk'iri ngiri, nta Bibiliya yari ihari, nta muhanuzi wari uhari, nta pasiteri, nta cyumba, nta gurupe y'amasengesho. Yari umwana w'umusore muto w'imyaka 17 enadoresa, ariko w'umujenerali mu mwuka. Umujenerali. Hanyuma rero agiye hehe? Ajya muri gereza, yaraze kumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukagire gute? Uyu muhungu si mugenzi wawe. Uyu muhungu akunda Imana. Akunda iki? Kubera ko ajya kujya muri gereza yarazize kwitondera itegeko ry'Imana rivuze ngo ntugasa.
ngwino umfashe. Urabona nyine harya witwa nde? Jerive nagiye kumugeranya na Yosefu. Hagarara hano ngaho mobera rero. Yosefu anesheje agize gute? Ahagaze muri rya jambo rivuga ngo ntugasambane. Wabonye ko akunda Imana ntayubashye Imana, nayo namugerageje na Yosefu nge mpagare y'Imana. Imana rero nayo ihaguruka ku ntebe yayo, iramwubaha, iramuhaguruka, iramuhobera, iramutindana, iguma imwihumuriza kuko ayikoreye ibintu byananiye abandi. Bisa naho irimo kumuvuga ibigwi ngo muri iki kinyejana mbonye umuntu watuma niyereka abantu banjye nk'abakiza. Murumva mu magambo bitaryoshye? Mama mu bikorwa ni ikindi. Wagira ngo imihobeye gute? Igikeri bakirengeje urugo, jya kwicarira. Bakirengeje hanyuma mu kirere cyumva umunyenga, ariko mu kanya gato kiranuka gikubita umugongo hasi, kitarararango nubwo ubucu bigongo birihutisha. Ibyo bintu wumva ukumva ngo wafashijwe. Wagize gute? Imana yamuhobeye buroko bw'imyaka 12. 10 ningahe? Aho urashaka imigisha nk'iya Yosefu, nyuraho yanyuze. Nyura? Ubona imodoka y'umuntu yayiparitse ngo Mana umpe nk'iyi ngingo y'isi ntiyayemera. Genda unyuraho yanyuze nawe bayiguhe ariko. Niba yarasambanye genda unyuraho barayiguha. Niba yarakiranutse kiranuka nawe bagira gute? Ntago ari ugupfa kuyora amazina ngo ushyire hariya. Niba wise umwana we Yosefu, muraze kuba kuri bazamwanga, muraze ko muka Potifari azamurarikira, muraze ko azanesha buroko bw'imyaka 12. Mwabyumvise? Mwakumvise neza? Murimo gukina n'ibintu biremereye, mwabigize ibyoroshye. Nyamara nibyo bintu nomero ya mbere. Nomero ya kangahe? Kubona umuntu hagara hano yavuga ko ukijwe ukumva nibisanzwe, yavuga ngo ndangije kwiga he na he, ngo ngo burya kanaka ni kuri yameze. Ngo ni kuri yagize gute? Nta kintu na kimwe kirimo. Yize gupfa, yasomye Satani zamwica, igikuru ni iki kintu. Niki? Niki gitabo. Niki? Cyo nyine kuba ukirimo. Nta wundi muntu ukuri munsi nta no kuri hejuru. Kuko ibi bintu nubyiga ukabishobora, uzakura impamyabushobozi yo kudapfa. None apfa uzazukira ubugingo buhoraho. Nta universite nimwe mu isi amagambo wumvira hano, ntaho universite nimwe mu isi bayigiramo. Aho wize hose wigize kuvura ikibazo, wize kukira iki ikibazo. Hano bigisha gukira icyaha. Ntabwo ari ikibazo cyazanye icyaha mu isi, ahubwo icyaha nicyo cyazanye ikibazo. None uravuga umuntu ngo afite masters mu kurwana n'ikibazo, doctora mu kurwana n'ikibazo, lisanse, ugacika imbaraga. Wewe wiga kurwana n'iki? N'icyaha. Ukavuka genda ubebera. Nuko ibyo afite ari byo urariki. Nibyo ushaka. Si Imana kurusha. Ahubwo muhuje shitani, iye nuko ari igisore, yawe ikaba ari icyana. Nicyo kiguteje agahinda. Iyo uba ufite Yesu uruta amashuri, uruta ko ufite Yesu uruta amafaranga, ukaba ufite Yesu uruta Amerika, wari gutuza. Mu izina haleluya. Mwamubonye Yosefu ahuye n'ikibazo cy'iki? Ubu buroko Yosefu agiyemo ntabwo ari Satani nk'uko abarokore mwabyishyizemo. Uburokore ni ikibazo cy'umugisha, azabuvamo ajya mu gisubizo cy'umugisha. Ubu buroko ni imari. Impamvu abarokore bakennye ni ukunanirwa kubyaza umusaruro iki kibazo cy'umugisha. Ikibazo kiki? Ufata zahabu ukavuga ngo urakennye, uri umutindi, uzapfa utyo. Ibyo watura nyine ni ukuzaba. Reba Yosefu ageze muri uburoko bitewe no kwanga iki? Icyaha. Uburoko agezemo ni zahabu. Hazava amategeko abaturage bose. Na muka Potifari. Na Potifari abimenye ko uyu muhungu atigeze asambanya umugore we, ahubwo ko ari umwana w'umwana. Mu izina nta murokore ava ku itariki ya mbere agongera mu kibazo ngo afite zanza zizakwica, zizakwiyicira bwawe ziguhambe. Ugongera gusa nta kindi. Uvuga ngo urasenga Imana ngo ndi hatari. Hatari yahe? Hatari nuko ahagara nka Yosefu. Imana tubare mu izina. Ako nimukumvise ra? Nongera kandi tugeze ku gisubizo cy'umugisha. Nari wambaza rero nanone ngo mbega igisubizo cy'umugisha ni igisubizo bwoko ki? Igisubizo cy'umugisha ni igisubizo nanone umuntu agezemo nacyo gitewe cyangwa giheshwe no kwanga iki? Icyaha. Ari ikibazo cy'umugisha n'igisubizo cy'umugisha bizanwa no kwanga iki? Icyaha. Kandi kwanga icyaha no kumvira ijambo ry'iki? Bya bitabo se biri hengo nihute. Bitabona bw'iki cyatsi kibisi bibiri.
dore kandi agiye kubishaka. Nawe ugiye ngo mubishakire hakibona, jya kuyicara babimpereze. Ibitabo bibiri by'icyatsi kibisi n'ibindi by'urabura. Ibyirabura nzi ko biba biri hafi bihari biregeye. Iki cyatsi kizimpereza n'icyo ngicyo. Mpereza vuba vuba igitabo cy'icyatsi kibisi. Icyo ko atari icyatsi kibisi cyanera, ko kitagaragara cyanera, wenda ubuze ndayica umujyi bukimpaye. Iki cyatsi kibisi tena. Alala, iteraniro ringana gutya. Noneho mfasha nkwereka. Aka ngaka kanjyanire kaka ego bakibonye. Mpereza ako kajyane mpereza ko. Akagasubizeyo noneho. Isomo ryarangiye kera. Murahari neza? Ariko hano kari gahari n'akandi k'umukara. Nashatse kubabwira ngo rero iki gitabo kirabura nicyo nagereranyije n'ikibazo cy'iki cy'umugisha. Simureba neza? Iki gitabo cy'icyatsi kibisi nicyo nagereranyije n'igisubizo cy'iki. Murabireba? None narimbabwiye rero ngo aka kapapuro k'umweru karavuga wa mutima ukiranutse wazanywe no kumvira ijambo ry'Imana. Narimbabwiye rero ngo ikibazo cy'umugisha kizanwa no kwanga iki? Icyaha. N'igisubizo cy'umugisha kizanwa no kwanga iki? Icyaha. Simwakumvise se? Murakumvise? Ku Mana haramuko angahe? Abiri bisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha hakaba n'igisubizo cy'iki? Ikibazo cy'umugisha rero kizanwa no kwanga iki? Icyaha. Igisubizo cy'umugisha nacyo kizanwa no kwanga iki? Mwakumvise? Ikibazo cy'umugisha, ikibazo cy'iki? Gituma wera mu mutima. Gituma wera kuko bawumviye ijambo ry'iki? Yohana 17:17 aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Niryo? Hanyuma igisubizo cy'umugisha cyo gituma wera ku mubiri, kwa kundi wiyifuza, kurya bize basa, babazungu uko bameze, abafite imiryango n'amafaranga, niko Imana ishaka kungira, niko ishaka kukugira. Ariko ku Mana ntabwo byakwemera, irabanza ikweze hehe? Mu mutima, ibone kukweza ku mubiri. Mu yandi magambo ikibazo cy'umugisha gituma umukire mu mutima, Imana n'Umwana n'Umwuka wera bakaguturamo. Hanyuma igisubizo cy'umugisha gituma umukire ku mubiri. Murakumvise neza? Murakumvise cyane? Aho ngeze ni hehe rero? Nago naje kubisiraheli. Kubaki? Kubisiraheli ikibazo cy'umugisha ni ubutayu banyuragamo, naho igisubizo cy'umugisha ni igihugu cy'i Kanani bajyagamo, ari cyo gihugu cy'iki? Cy'amasezerano. Bakubwiye rero ngo ikibazo cy'umugisha, umuntu ufite iki kibazo cy'umugisha n'igisubizo cy'umugisha azaba iki? Azaba amahoro adendeze kandi atikanga iki? Mubivuze ngo mu rugo rw'umurokore nta satani uhaba. Satani iri iwawe igukaraga. Niyo wanze kwanga imiti wavanye muri Egiputa. Imana ishaka ko nuhura n'ikibazo, uhura n'ikibazo cy'umugisha. Nuhura n'igisubizo, uhura n'igisubizo cy'iki? Kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Kandi bakubwiye ngo wagera mu kibazo, wagera mu gisubizo, bipfa kuba byajyanywe no kumvira ijambo ry'Imana. Uzaba amahoro mu izina. None umurokore niwe ndushya Imana ifite mu gihugu. Kandi ijambo ry'Imana rivuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange. Gukizwa neza niyo sabato. Abadivantiste bababeshya, nabo nindushye mugenzi wawe kuko aruhuka umunsi ariko umutima arabwowe. Nindushye. Mwakumvise? Kugira ngo ntabasiga mu kirere ngiye kubashyiramo kandi no kwa Satani. Kwande habaye ibibazo bibiri. Ibibazo bingahe? Hari ikibazo cy'umuvumo hakaba n'igisubizo cy'umuvumo. Murabona bidasara? Ibibazo byacu bisa n'ibyabo. Ngwino wihane. Do karavuga icyaha kiri umutima. None uri ikibazo cy'umugisha. No, ikibazo cy'umuvumo. No kwa Satani habaye amoko angahe? Abiri y'ibisubizo. Abiri y'ibibazo. Abiri y'iki? Hari ikibazo cy'umuvumo hakaba n'igisubizo. Wambaza none ngo ikibazo cy'umuvumo ni ikibazo bwoko ki? Ikibazo cy'umuvumo ni ikibazo nanone umuntu agezemo agitewe no gukora iki? Icyaha. Ushobora kwiba bakagufunga. Ubu buroko ugezemo ntabwo ari nk'ubwa Yosefu.
ubwa Yosefu ni umugisha, bwazanywe no kwanga iki? Icyaha. Ubwawe ni umuvumo kuko buzanywe no gukora iki? Murakumvise neza? Noneho rero igisubizo cy'umuvumo nacyo ni igisubizo ugezemo kubera gukora iki? Icyaha. Ushobora no kwibuka abaheza, kubaka inganda ukajya i Burayi, Amerika, ukanyura kuri televiziyo bati ni we Kaganga. Nyamara do urusubizo uryamyemo ni urw'iki? Dore isi igizwe na buroke ebyiri, igizwe n'ibice bibiri. Niba abanyafurika dukennye, ibibazo byacu biva ku ubukene bwacu biva ku bibazo by'umuvumo, ni ibibazo biva ku cyaha. Niba abanyaburayi n'abanyamerika n'igice cya Aziya bakize, ni ibisubizo biva ku ki? Ku cyaha. Kuva? Mwakumvise neza? Mwakumvise? Nari mbabwiye ngo isi igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni icy'abakene b'abanyabyaha, niho abanyafurika turi, naho twavukiye. Igice cya kabiri kigizwe n'abakire b'abanyabyaha, niho abanyaburayi bari n'abanyamerika n'igice cya Aziya niho bavukiye. Ndabwira ngo niyo abanyafurika dukennye, ubukene bwacu buva ku bibazo by'umuvumo byazanywe no gukora iki? Ibyaha. Hanyuma rero abanyaburayi nabo niba bafite ibisubizo by'iki? By'umuvumo, nabyo biva ku gukora iki? Ariko bose ni abakene. Umukire wo kwa Shitani n'umukene wo kwa Satani, ku Mana bose ni iki? Ko ku Mana ubukene si ibyo ufite n'ubukene si ibyo ubuze. Ubukene ni iki? Ni icyaha. Uwize wo kwa Satani n'utarize wo kwa Satani, ku Mana bose ni injiji. Nta hantu handitse ko umuntu wize ari umunyabwenge, ahubwo haranditse ngo maze ibwira umuntu iti dore kuba witeka nibwo bwenge, kandi kuva byandiko mufata injiji mukazita abanyabwenge, namwe Imana yita abanyabwenge mukiyita injiji. Kuva uruzukira soko utahe. Wene se ko wita uruzukira nyine ukiyita igihore, ukiyita nyakwigendera, ukiyita insuzugurwa, ukiyita iki? Imana yakubashye kuzana mu materaniro yera, uri mu nama zayo, none waje kwibwira ngo nigukize iki? Igisuzuguriro. Urimo kwita kuko abantu bakureba, ntuha agaciro ko Imana ikureba. Wagira ngo ikugenza ite? Kuba abantu bagusuzuguye Imana ikubaha bigutwaye iki wowe? Waje hano ngo kwivuza igisuzuguriro kizakwica kubera ko udaha agaciro Imana agaciro yaguhaye. Nta mukene uba kwa Yesu we, nta mukene uba. Genda ubirebe kubera ko mwagize amatsiko ibyahishuwe ibice biri umurongo w'8 ugeze n'u9 umurongo ubanza. Mujyeyo murebe ko nta mukene ukijwe ubaho, nta nkeho ibaho, nta mutinda ubaho, nta njiji ibaho. Ukugenda ubebera ni Shitani kubebereza. Ariko umuntu uko Yesu agenda asusurutse kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ibyo genda uvuga ngo ndarara hehe nyine ni Shitani nyine. Umuntu w'Imana njye vuga ngo mandi imfubyi. Hehe ibyahishuwe kangahe? Ibice biri umurongo w'8 n'u9. Mwagezeyo? Nagusize nakari kanyuzemo ntago byari muri gahunda. Naravuze ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isimuru nawe uti uwa mbere ari we imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Ijambo ariko ritesheje agaciro ubukene bwawe n'amakuba yawe. Imana igufite Kristi y'abakire. Kristi y'iki? Umukene wo kwa Yesu n'umukire wo kwa Yesu bose n'abakire. Injiji yo kwa Yesu n'uwize wo kwa Yesu bose ni iki? N'abanyabwenge. Mwagombye kubyina kimwe, mwagombye kubyina mwese mukabyina. Icyitari sange ni Yesu. Iki kinyuma nta gaciro gifite. Ireba simukadi ntabwo ireba housing. Kuva wireba simu housing rero uzapfa utyo. Reba simukadi ubundi ubeho. Mwizina Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikireke ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atari nkuko abantu bareba. Abantu baregwa izabugaragara, ariko Uwiteka areba he? Niba Yesu akurimo uri umukire, uri umunyabwenge. None aba bose ni injiji. Niki? Ni injiji. Hono umuntu wavuye i Burayi ngo agiye mu ndege aramanutse ukajya uhinda umushyitsi. Impamvu yindi umushyitsi nta yindi nuko Shitani murimo ni igisore iyawe n'icyana irakambakamba imbere yiye. Niyo mpamvu ngo none se ntabwo bireba nyine icyatumye Sawuli ahinda umushyitsi imbere ya Goliyati. Imbere nuko Satani uri muri Goliyati ni arusha imbaraga Satani uri muri Sawuli. Ariko icyatumye ariko kuko Dawidi asobanukiwe ko
imana imurimo iruta Satani uri muri Goliyati. Arambwira ati toka we, utwo tuntu ugiye kudukoresha mu bantu mwarindagiranye hano muri Egiputa, mu bantu mwarindagiranye, iyo mwarindagiye nge ndakwica ngo uce igihanga. N'uyu mukene w'umukirisito w'iki urimo kubwira umukire w'iki umunyabyaha. Wumva ukuntu ubukire ufite wowe ukagenda ubebera. Uyu nguyu ni kaganga, uyu do aba bantu twagombye kurangiza gusenga bava mu gikoni kuko icyayi hari. Ntaho dogiteri, ntaho umuntu ushinzwe urusengero hano ahuriye na ba dogiteri ba Faisal, ntaho bahuriye. Dogiteri wa Faisal na Zahariya Seshika yize kuvura ikibazo, yize kuvura. Pasiteri wa hano yize kuvura icyaha, yize kuvura. Abo bantu ntibagereranywa. Umuntu wasobanukiwe niwe uza kugendana n'Imana. Wowe niba uri umunyamugisha izwi utahe, izwa ntago iki gisirikare wacamo, ni hano bitangirira ukabanza ugakosoka mu izina. Naho ngaho twagiye rero, nari akakara kanyuzemo kararangiye. Oya akase nagasiga. Dore impamvu abarokore dukena. Abarokore tuzana ibibazo by'umuvumo, tuzana ibibazo tukabwira Yesu ngo naduhe ibisubizo by'umugisha disi uzapfa utyo. Wowe wakora kwa Satani hanyuma Yesu akaza agahemba. Imibyizi yo kwa Shitani Yesu igipande niwe bagihereza. Indaya ziturusha agaciro n'amabandi. Indaya ikora kwa Satani igahembesha kwa Satani, naho umurokora akora kwa Satani nk'indaya hakaza guhembesha kwande wayobewe bosi wawe. Wayobewe bosi, indaya yizi bosi wayo izi, nawe ntabwo uzi bosi, ufite Shitani nk'iyi ndaya. None imibyizi yo kwa Satani yizanye mu nzu y'iki mama. Nguru urupfu rw'abarokore bakanuye amaso, muri kumva ubutumwa indaya n'amabandi bakomera amashyi, mwatera ikorasi bose bakabyina. Ibyo bintu mwumva si ubutumwa. Ubutumwa busharirira umuntu wese udahuje nabwo, bukaryohera umuntu uhuje nabwo. Naho ubutumwa indaya n'amabandi bakomera amashyi bakabyina bakiriza, ntabwo bivamo. Ntabwo bivamo. Ibyo mwumvira mu nzu y'Imana si ubutumwa, ni ibisa n'ubutumwa ariko si ubutumwa. Ubutumwa bukura inzira ku murima umuntu wanga Imana, hanyuma bugashyigikira cyane umuntu ukunda iki, kubera ko mwanze kubivangura. Ubwo Yesu aza kubyivangurira urajya mu kaga. Urajya murumva mbabwira nabi. Yesu ashimwe. Turi ku ijambo rivuga mwakumvise impamvu abarokore badasubirwa mwacyumvise. Dore ukuntu bigenda rero iyo uzanye ikibazo cy'umuvumo kuri Yesu. Ikibazo cy'iki? Aha niho Imana yavanye Abisiraheli, aha ni mu nyanja itukura. Iyo uzanye ikibazo cy'umuvumo ku Mana, bya bintu by'akarande muzi, okay? Imana igisubizo iguha ni ikibazo cy'umugisha. Ni ikibazo cy'iki? Ifata iki kibazo cy'umuvumo ikabanza ikagihindura igisubizo, ikibazo cy'iki cy'umugisha. Ikabona kube noneho ikibazo, iki kibazo cy'umugisha, hanyuma ikagihemba iki, akaba ari kihembera igisubizo cy'iki. Kambasubiremo, igisubizo cy'ikibazo cy'umuvumo ni ikibazo cy'umugisha. Murabireba? None igisubizo cy'ikibazo cy'umugisha ni igisubizo cy'iki. Niba wanze kunyura muri iyi nzira itahire, urugo n'urw'umugabo rugira ahinjirirwa rukagira n'ahasokerwa. Mu izina ni iki gitumye nyine tufite Imana ariko tukaba tukubitwa n'abadayimoni. Twanze inzira z'iki z'Imana, twigendera. Kandi mukumvize se, turi ku ijambo rivuga ngo ku Mana hari amoko angahe? Abiri ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha n'igisubizo cy'iki. Haleluya. Umva aho tugeze rero, ni heza cyane. Tega amatwi utege. Ikibazo cy'umugisha, ikibazo cy'iki kibyarwa n'amasezerano avura icyaha, ariyo mategeko y'Imana. Mwakumvise? Ikibazo cy'umugisha, ikibazo kibyarwa n'amasezerano avura icyaha, ariyo mategeko y'Imana. Aya mategeko y'Imana niyo twise ntu. Mbasubiremo, nari mbabwiye duhure kwa Yohana hamwe nababwiye gufata ibya gutegeka kwa 2:13 duhuriye. Nari mbabwiye nyine mubanze mugereyo, mbanze some d'abord. Sinabwiye ngo muhashyira akantu mwe kunta inzara aho, kandi tumara kuhasoma ntimuhabumbe, niho tugiye gusoreza arandi magambo mu bindi bice bibiri bisigaye. Mwahageze se? Murahari? Soma rero, aravuze ngo ababwira isezerano rye,
abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko 10, ayandika ku bisate by'amabuye 2. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko 10, ayandika kuki? Ku bisate by'amabuye 2. Mereza amaso ariko ntuhabumba hashyira akantu tena, turagaruka mbere kandi dusoma. Mwakumvise cyane? Mereza amaso. Narimbabwiye ngo mereza amaso hano kuri shema yacu. Ikibazo cy'umugisha, ikibazo cy'iki? Kibyarwa n'amasezerano avura icyaha, ariyo mategeko y'Imana. Aya mategeko y'Imana niyo twise ntukibe, ntukice, ntutukane, ntusambane, ntuhagarike umutima, ntutinye, ntukihebe, ngiri isezerano rikoze ku barokore kuva ku ruhimbi kugera mu iteraniro. Ngiri isezerano. Ibindi byose wazanye n'ubushwambagara. Mbere yuko ushaka ko Imana isohoza nza, banza usohoze ntu. Banza usohoze ngiri isezerano rikoze ku bahanuzi, ku bashumba, ku bapastori, ku bavugabutumwa, ku bakirisito, birabayobeye kuko batazi ikibanza n'igiheruka. Ntuyivura icyaha, ntuyivura. Mu yandi magambo, ntu igaragaza ibyo umuntu agomba gukorera Imana. Agomba gukorera iki? Kwizera ni muri ntu, agakiza ni muri ntu, ubukristo ni muri ntu, gukunda Imana ni muri ntu, kuba umunyamugisha ni muri ntu. Ibintu byose ushaka gukora Imana biri muri nahangaha. Niba wiriwe hano utagenzwa na ntu, utagenzwa pane gendere. Ibintu by'ikinyoma murimo. Niba ngo mfite amasezerano y'ibigugu, wowe uri ikigugu kwa shitani, none Imana izafata ayo masezerano yasohoza? Wowe barakubwira ngo Imana ije kubirangiza, nayo kumbije kukurangiza. Kubera iki? Wanyuranyije na ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko 10, ayandika ku bisate by'amabuye. Ngiri isezerano rikoze ku murokore. Ubona iteraniro rigira gutya mwabo mu rusengero kugira ngo abantu buzure umwuka, ni bya bintu bimeze nk'akajambo gafashije mugakoma amashyi gutya. Ijambo iyo ryavugwaga ryacumitaga mu mitima, ntago ryajyaga mu maboko mama. Oya, ryacumitaga mu mutima, abantu bakigaraguraho, akaza yigaragura nk'inzoka. Ibyo guhamagara ngo abantu bature, yavugaga ataho kugira ngo ndimbuke, ni mu nsengero akabyatura, atitaye ko nyirabukwe ari yasebukwe cyafite ubukwe kwa gatandatu. Ko abantu barwanaga nuko batarimbuka, batajya gute. None abantu barimo bararwana n'ikibazo. Bararwana n'iki? Imana impe byo kurya, impe byo kunywa. Ibyo bibazo waje gusengera Yesu yabivukiyemo, yapfiriye icyaha. Ntabwo yigeze apfira ibibazo, ni nabyo byamwishe. Ni nabyo nawe bizakwica. Muragurika ubutumwa hano mukavuga ngo Imana nibashyigikire, ntabwo izagushyigikira. Aho mugomba guhurira ni hehe? Ni muri ntu. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko 10, ayandika ku bisate by'amabuye bingahe? Reba hano rero, naho igisubizo cy'umugisha, igisubizo cyo kibyarwa n'amasezerano avura ikibazo. Ikibazo avura nyine ni iki? Watuye no kumvira iki? Ni ikibazo cy'umugisha. Nanimbabwiye ngo igisubizo cy'umugisha, igisubizo cy'iki? Cyo kibyarwa n'amasezerano avura ikibazo. Ari byo byiza Imana yatuvuzeho. Ibi byiza Imana yatuvuzeho ni byo umurokore yise nza. Reba Gutegeka kwa 2:8. Aho nabwiye ngo ntimuhabumbe tena, naho tugiye gusoreza ntuze kuhabumba utaza kuvunana. Haleluya! Aya magambo murayumva? Ni amagambo agukura inzira ku murima. Urumva ntago Yesu yaba nkoreye ubukwe kuri iyi myaka ureba gutya ngo nze guhagarara ahangaha nirwe ndyagaryaga wowe. Amashuri twanyuzemo tuze kuyatwikira hano. Tuze kuyatwikira hano tubeshya abantu. Mwagezeyo? Hehese. Gutegeka kwa 2:8 umurongo wa 7 kugeza no w'10. Reba nza ya yindi waje gushakira ndetse wavutse ihari. Haravuze ngo kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza, kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'ingabo na sayiri n'imizabibu n'imiti n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki, ni igihugu uzarimo ibyo kurya ntibibure, ntuzagira icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye.
ibyo bintu waje gushaka ngo ndashaka umuhanuza nkoraho mbere y'uko uvuka na so na nyoko bamenyana ngo bakubyare, byari byanditse. Imana irashaka kukugira neza biruta uko ushaka kikugirira neza. Wipfusha ubusa imbaraga usaba ibintu bihari kandi wemerewe. Usaba ibintu bihari kandi iyo nzawura yemerewe, nzayivura ikibazo. Mu yandi magambo, nzayigaragaza ibyo umuntu agomba gukorera Imana. No, nzayivura ikibazo. Nzayivura iki? Mu yandi magambo, nzayigaragaza ibyo Imana igomba gukorera umuntu. Reka mbasubiremo rimwe tugende. Nari mbabwiye ngo ntu ivura icyaha. Ivura? Mu yandi magambo, ntu igaragaza ibyo umuntu agomba gukorera Imana. Naho nzayo ivura ikibazo. Mu yandi magambo, nza igaragaza ibyo Imana igomba gukorera umuntu. Akazi ni ntu, umushahara ni nza. Umushahara? Murabyumvise? Akazi ni iki? Nizaga gasana. Akazi ni ntu, umushahara? Reba nyine umuntu agiye kuri banki. Agiye he? No gupfa kujyayo, kamfungire. No gupfa kujyayo. Zana hano. No gupfa kujya gute? Iyo umuntu agiye kuri banki, kuri iki? Hari abafita, hari ibintu aba yaroherejeyo. Hari ibintu aba yaragize gute? Anyura ku muri wa musekirite ati karibu, wari ntiwaherukaga, wa mwajenti bakagira gutya, abagore barabikabya nyine, yakagenda akiyicarira hariya ari muri telefone. Ari muri kubera ko afite ibintu yagize gute? Yoherejeyo, ntago apfuye gufatisha koshe. Mwakumvise neza? None umurokorera ahantu byamuyobereye. Ahantu byagize gute? Ubu twege twese twaje kurigishe kubikuza nza. Kubikuza si cya gisubizo cyo mu gihe dushaka. Nyamara ntu yarakunani. Yagize gute? Ntu yagize gute? Sawa, polisi yigirira gufata we. Wapfa kuzenguruka kuri banki nta kintu kirimo. Ugahora wicara uhaguruka ugenda, bakurikirana ibyawe hafi. Nawe wicaye kuri iyi ntebe. Urashaka ko Imana iguhanza iguha? Kandi ntu yagize gute? Polisi yigirira gucapfa mu kanya gatasha. Reka amanyangariko. Ibintu muza gukubita icenga Imana. Ibi bintu muri mu gukigwe. Akazi ni ntu, umushahara? Ibyo bintu urimo gusaba upfusha imbaraga ubusa. Nubishyire ku ruhande ibyo. Uri gupfusha imbaraga ubusa. Vana ayo magambo, usaba inzu, usaba akazi, usaba byose Imana yabiguhaye muri iryo jambo. Irashaka kugira neza. Ahubwo shyira umutima kuri uko ushaka ko Imana isohoza nza. Bari kusohoza, Imana nayo ibona uko isohoza, kuko akazi ni ntu, umushahara. Haleluya! Ahantu itorero ryacu rya ADEPR rigeze, situwaziranyeho, rihagejejwe n'abavugabutumwa n'abahanuzi n'abaririmbyi babwirije abantu nza itagira ntu. Itagira? Bavuze ubutumwa buvura ikibazo ariko butavura iki? Icyaha. Baguhuje na shitani zakwica. Izagira gute? Nyine iyo nzira ni ya Satani. Satani niwe uvura ikibazo ubanje gukora icyaha. Ubanje gukora? Ariko Yesu we avura ikibazo ubanje kureka iki? Icyaha. Reka nkabumvishe. Nariko ntimujyeyo, biranditse. Matayo ibice 9 titire yonyine. Haravuze ngo akize ikirema gihetswe n'abane abanje kukibabarira iki? Ibyaha. Akiza kuba nta nzu ugira umujyi n'uburema, kuba nta kazi n'uburema, kuba nta mugabo nta burema, kuba utabyara n'uburema, n'ubuki? Ibyo byose wazanye ubuze n'iki? Kuba ugenda n'amaguru n'uburema. Icyo utazi nuko byazanywe n'icyaha. Byazanywe? Yesu ntabwo avura icyana, avura nyina w'ikibazo. Niyo mpamvu ashaka kukuvura icyaha. Ashaka kuvura iki? Hanyuma n'ibyabyawe n'icyaha bikajyana nabyo. Mu izina? Haleluya! Naho inzara irakwica. Inzara yazanywe n'icyaha. Banza nk'umuti w'icyaha ni ntu, hanyuma Yesu abone kuguha umuti w'iki? W'ikibazo ari wo nza. Muragafashe? Nganaho nisoreza bayi. Makubise? Rimwe nagiye kuvuga ubutumwa ahantu za Ngororero. Zaki? Hirya kure hafi ya Covid enda gutangira. Noneho ngera mu isantere ya Ngororero, ndahamagara ngo ni hehe se ko nageze muri Ngororero. Ngoroho nari maze nyine. Baraga ngo ntabwo ari Ngororero mu isantere, ahubwo ntega moto ya 2. Giri turagenda. Tugeze mu isantere imvura iragwa. Motara hasi marenga ati ahubwo hanyereye.
nakodesheje bote, inkweto nzitwara mu ntoki, nagezeyo saa 9 n'igice bazigaje iminota 30, nagomba kubigisha iminota 20 cyangwa iyo 30 isigaye. Umva ijambo nabigishe rero niryo ngiye kukubwira. Ni ijambo rivuga ngo icyaha cyawe ni iryinyo uba warumye Imana, naho ikibazo cyawe ni iryinyo iba yakwishyuye. Bivuze ngo iyo utayirumye nayo ntikuruma. Icyaha cyawe, icyaha ni iryinyo warumye iki, naho ikibazo cyawe ni iryinyo iba yakwishyuye. Bivuze ngo iyo utayirumye nayo ntigira gute? Baza Daniel aragusubiza. Daniel ibice 6 umurongo wa 20 kugeza 23 ngo umwami Dariyo azinduka kare mu museso, ngo yibambura kare mu museso, ajya kuri rwa rwobo bari bajugunyemo Daniel, ngo ararangura amazi ngo mbega Daniel mugaragu w'Imana isumba byose, Imana yawukorera iteka yabaje gukiza intare. Daniel asubiza umwami ati Nyagasani uhoraho, na Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo nafite icyaha, kandi nawe ntacyo nagucumuyeho. Ariya menyo y'intare n'amenyo y'Imana. Kubera iki zitarumye Daniel? Zitarumye? Ajya kujya mu rwobo rw'intare yari yanze kuruma Imana, yumviye ijambo ngo ntugasenga umuntu. Wumvise ko yazize ntu? Yazize? Noneho rero kubera ko yazize ntu, yanze kuruma iki? Imana. Imana nayo ntimurumye. Ariko bya bigabo byamuteruye, byamugambaniye Prito n'abagore babyo n'abana babyo, kuko byarumye Imana. Byarumye iki? Yarabikacuye ngo haba n'igufa. Uko wigira ngo biranyishe ndararaye. Ndagira gute? Ni fotokopi y'ukuntu nawe icyaha cyawe kimereye iki? Imana. Yivanemo iryinyo ry'iki? Ry'icyaha. Wumvira ntu, nayifate nza ikuvanemo iryinyo ry'iki? Ry'ikibazo. Bitabaye ibyo murageretse. Mugize gute? Murageretse. Pana kuza gushyushya intebe, pana kuza gushyushya iki? Wa byatanura ry'umuriro n'amenyo y'Imana. Kuki utatwise Saduraka Meshaki na Abedenego? Nuko nyine Imana yanga kubarumisha umuriro, bari bawugezemo banga kuruma iki? Imana. Niyo mpamvu nabitagize gute? Itabarumye. Ariko bya bisore byabateruye we, yo kuko byayirumye nayo yagize gute? Yarabirumye. Nawe niko biri kukuruma, niko biri kujya gute? Ibyo kuvuga ngo ufite umuhanuzi kaganga ntago byavamo. Nari mbabwiye ngo ibibazo dufite mu itorero rya ADEPR rihagejejwe n'abahanuzi n'abavuga butumwa n'abaririmbyi bavuze, babwiye abantu nzahitagira ntu. Kambabwira aka kantu, nkababwire. Imbeba yagwanye na nyina mu mutego, irayibaza ngo nkiza mama, itese mwana wanjye shinyitse amenyo nsetse? Shinyitse amenyo? Imbeba yagwanye na nyina irayibaza ngo nkiza mama, itese mwana wanjye urabona nshinyitse amenyo ukagira ngo nuguseka? Si wowe uhanuza, si uguhanurira, ibashinyikisha amenyo ni bimwe. Baravuga ngo kanaka arahanura ukabona imodoka, mbega we yayijemo abimaranye imyaka 5 ahanura. Agira gute? None we muhuye uyu munsi ngo ubuhanuzi bwa kanaka ntiburara mu nzira, nyamari we bwaracumbitse. Ibi bintu birimo ibanga, birimo iki? Baravuga ngo kanaka arahanura ukabona inzu, kandi yabuze iyo yishyura iyabamo, iyakodesha. Iyagira gute? None ngo arahanura bigasohora. Uyu ngo kanaka arahanura ukabona visa ukajya Amerika. No, wese ya Amerika yarayanze n'umugore n'abana be. Nubwo yahanura bigasohora, kuko hari w'abahanuzi bera bukuri, ntabwo ari uzabisohoza, bizasohozwa n'Imana yamutumye kubw'uko wumviye ntu. Wumviye pana amanyanga, mwipfiraho mwagakiri, mwikeneraho mwagakiri, mwibera abanyamuvumo mwakabera abanyamugisha, mwirebera abanyantege nyamwakabera abanyambaraga, mwibonera inzara mwakaboneye ibiryo, kubera kuza kwivomo nabi mudakurikiza amabwiriza. Murakumvise neza? Reka nigendere, reka nanisoreze. Ariko aka kantu sinagasiga, reka nze mbanze nkabaye mbone ko amagambo asoza. Reka nze nkababwire nyine wumvise iki kibazo cy'umugisha nta menyo kigira. Nta menyo?
bivuze ngo ntago kibuza amahoro, ntago kibuza, kuko batubwiye ngo ari kunyumvira wese azabona adendeze kandi atikanga iki. Shyira tundi tubiri. Reka nze rero, amasezerano yanzavura ikibazo abarokore bafite. Abarokore ntabwo aba yari yakaba yabo, ahubwo Imana yaguha igutereta, iguhendahenda nk'uko umugabo atereta umugore cyangwa umukobwa, ariko yibigira ngo uyu umutima wiwuturemo. Iyo uwuyimye byanza yaguhonze ntabyo ubona. Genda urebe Abaheburayo 13:6. Fata bira yawe tugende. Nyaruka cyane. Haleluya. Noneho mwagenderewe si gusa ibyanyu byasubiwemo. Byasubiwemo kabisa. Byasubiwemo barimo kubishwanyaguza. Pana manyanga, senya munyubake ruriba. Pana. Mwagezeyo se? Abaheburayo kangahe? 13:6. Nari mbabwiye ngo amasezerano yanza avura ikibazo abarokore dufite ntabwo abari yakaba yabo, ahubwo Imana yaguha igutereta, iguhendahenda nk'uko umugabo atereta umugore cyangwa umukobwa, ariko Imana ibigira ngo uyihe umutima wawe uturemo. Iyo ubuyimye zanza yaguhonze ntazubona. Abaheburayo 13:6 baravuze ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Bakubise neza. Kugira ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe. Ntabwo habanza ibyo waje ushaka ku Mana mama, mugabo, mugore, musore. No, habanza iby'Imana igushakaho, kandi bigaragazwa na bigaragazwa. Noneho numara gukora iby'Imana ishaka, ibyo ushaka ku Mana n'umushahara. None abarokore bashaka umushahara kandi akazi karabananiye. Urumva bigenza gute? Ubugome, ubusambanyi, ubujura, ubugambanye, ibintu byose bipfuye biri mu barokore. Bivuze ngo Imana ntiba muri nza, ahubwo iba muri ntu. Agakiza si muri nza, ahubwo ni muri. Mwabibonye cyane? Kwizera si muri nza, ahubwo ni muri. Gukunda Imana si muri nza, ahubwo ni muri. Kuzura Umwuka Wera si muri, ahubwo ni muri nzu, ni muri. Mwakivuze cyane? Gukizwa ntabwo ari muri nza, ahubwo ni muri. Niba uhanura ukavuga ubutumwa ugashumba ukagira gute ugafasha ukitanga, byose ugomba kubikora uhagaze muri, kugira ngo nzawihabwe bikomeze. Haleluya. Ubwo ngiye kubaha utundi dutatu twisengere. Ubwo nabivuzemo ibyinshi, ngiye kubaha bitatu. Bingahe? Bigaragaje ahantu nyine Imana iri. No gutegereza Imana si muri nza, ahubwo ni muri ntu. No gutegereza iki? Ntabwo ari muri nza, ahubwo ni muri. Genda ujye kwa Yesaya 26:8. A na B byonyine, amagambo birabanza. Gutegereza Imana ntabwo ari uko wiriwe hano. Nushaka uharare wongere uharare uzamara icyumweru. Reba aho Imana itegererezwa. Aho Imana ni muri ntu. Ni muri. Niba utayirimo itahire. Byanza ufite genda ubitekeremo itawe wifatisha imbabura. Ntacyo bikikumariye. Nzayitagira ntu. Nzayitagira ni nk'amafaranga atagira leta. Wayakoresha he? Agaciro kanza ni ntu. Agaciro kanza niba wavuye muri ntu nazagenda uzinywe mitabi, uzi kufatisha imbabura ujugunye. Mwagezeyo se? Abahereye Yesaya 26:8. Murahari? Havuze Imana ntitegerezwa muri nza, ahubwo itegerezwa muri. Haravuze rero Yesaya 26:8 ngo niko kuwiteka Nyagasani mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga. Ntabwo ari mu yitanu, ni mu nzira y'iki? Y'amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana nkumvise ko ariyo ntu, ariyo ki? Aha niho wagombye gusenguri, ukajya mu kabanda ariho ushaka, ukajya kanyarira, ukajya muri za gurupe ushaka guhagara neza muri ntu, kugira ngo Imana ibone uko ishyira mu bikorwa nza. Muragafasha? N'ubugingo buhoraho, n'ubugingo ntabwo ari muri nza, ahubwo ni muri. Genda ubirebe Matayo 19:16 kugeza 19. N'ubugingo buhoraho, wikwishuka ko ubugingo buhoraho buri muri. Reka da nguri ikigugu, reka da ikigugu ni cyazimiriye muri ntu. Muri ki? Bariya bose banditswe muri Bibiliya bari baramenya agaciro kantu kaki. Niryo sezerano ryawe ugomba kwitaho.
ririya si iryawe urimo kuza ubushya ngo Imana yambwiye ibi. Mwagezeyo? Hehe, Matayo 19 murongo wa 16 kugeza murongo wa 19, aho nari kubabwira ngo n'ubugingo buhoraho ntabwo ari muri nza, ahubwo ni muri. Mwageze haravuze ngo maze umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Siyo no? Niyo ki witondera iki? Aramubaza ati ese nayaye? Aramusubiza ati Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi we nkawe ubwawe. Mwabibonye ko n'ubugingo buhoraho ni hehe? Ntabwo ari muri nza, ahubwo ni muri. Pana kwishuka ngo ndumva umutima utancira iki? Ntuyiza wapisha. Ntabwo biba mu gatambaro, ntibiba mu kwambara imyenda igenda ikubura ivumbi. No, ntabwo biba mu guhanura no gushumba no kuvuga amagambo. No, ibyo bintu ni bya kadogo. Ibanga ry'ubu buzima twajemo ni nto. Niki? Mwabibonye ibanga? Niba ushaka kurya iyi si ukayiraga abantu ukayiraga abandi, menya ibanga yuko riba muri. Niho wakira ubugare n'ubukaka n'ubugambanyi n'ubugome n'ubusambanyi, ntuyirabanza ikagukoropa. Mu izina ryande muragafasha. Noneho icyo utazi no kuzura umwuka wera ntabwo ari muri nza, ahubwo ni muri. Yohana 15 hamwe twatangire 14 15 17 munyeruke vuba. Yohana 10 na kangahe? 14 murongo wa 15 kugera 17. Cyagiye twasomye 15 honyine. Yohana hamwe twatangiriye n'abasisi haravuze ngo no kuzura umwuka wera si muri nza, ahubwo ni muri ntu. Haravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe abaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishobora kuba bisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Azaba umwuka watuma wumvira ntu, watuma wumvira ukajya mu kibazo, ukajya muri gereza ibyawe no kwanga icyaha, ukajya mu muriro, ukajya mu rwobo rw'intare, ukajya muri gereza. Nukurimo nuko naho wakuzanye mu rusengero nukuriho, utuma uvuga ubutumwa nukuriho, umwuka utuma uhanura nukuriho, umwuka utuma urimba nukuriho, umwuka utuma ushimba nukuriho. Ntabwo wakubuza gukora amanyanga. Mwaye kwishuka. Umwuka ukurimo niwo watuma wumvira ntu, niwo watuma wumvira. Ako nikarangiye reka mbabwira kandi kantu rero, kugira ngo mbere nageze kwagira ngo iki kibazo cy'umugisha ntabwo kigira amenyo, ntabwo kibuza amahoro, ntabwo kibuza. Genda birebe hariya hirya ibyakozwe n'umwe, uri abagabo batigeze babura amahoro mu kibazo. Urebe kuri ikinyuranyo cyabo rwose. Ibyakozwe n'umwe murongo wa ibice 5 murongo wa 40 kugeza na 2. Murongo wa 40 gahe kugeza na kangahe? Nyaruka cyane nkabahe neza. Mwagezeyo se? Reba iki kibazo kibyawe no kumvira ntu, nta menyo kigira, ntabwo kibuza amahoro. Niyo mpamvu aze ngo ari kunyumvira wese azaba muri Denise karatekanga ikibi. Mwageze haravuze ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, barazirekura. Nuko ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe, nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina, maze ntizasiba kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kirisito iminsi yose mu nsengero ni wabo. Iminsi yose mu nsengero. Reba hano kuri cya gashema ka mpereza amaso. Ikibazo cy'umugisha ntago kizimya impano, ahubwo gituma zaka. Ikibazo cy'umugisha ntikibuza amahoro, ikibazo cy'umugisha ntigiguca mu nzu y'Imana, ahubwo ikibazo cy'umuvumo nicyo kiciye abantu mu rusengero, nicyo gitumye inzu y'Imana ibasharirira. Ariko ikibazo cy'umugisha ntikibuza iki? Igira imbere Yohana 10 aho ngaho 12. Urebe undi mugabo usinziriye mu kibazo atewe no kumvira ntu, ugereranye wowe nawe impamvu uhagaritse umutima ukavuga ngo ndararaye ndabaheye ni shitani kurimo. Umuti ni ntu, umuti ni ntu. Mwagezeyo se? Dore abahungu bayumviye barakubiswe, ariko barimo barabyina, ariko barimo kubitaka, baranezerwa. Impamvu banezerewe bazize ntu, bazize. Ariko urimo kuzira ikibazo cy'iki cy'umuvumo.
mwahageze ibyakozwe n'umwa 12 umurongo wa 1 kugeza na 6 ndi kubereka ko ikibazo kitabugira amenyo kitabuza amahoro ibyakozwe n'intumwa 12 yo ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 1 kugeza n'uwa 6 aravuze ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira umwitura mwe kubagira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero icyo gihe hari iminsi midasembuye amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize nuko Petero andirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana 6 murahareba nigitangaza Herode yari bumusohore iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe barinda mwabonye umugabo mwamubonye baciye mwene wabo igihanga abasirikare bamurinze ari 16 abandi 218 iminyururu 20 gereza 21 gipangu cyageza 22 inkota ya Herode mu gitondo ariko kuko ikibazo cy'umugisha kitabuza amahoro Petero yarasinziriye haleluya yaragize ate impamvu urara wicaye nta kindi kibiteye si ikibazo cy'umugisha ahubwo uri kwigaragura mu kibazo cy'iki cy'umuvumo nicyo kibuza amahoro barukore bararushye cyane mu buryo bukomeye kuko Imana iba yaguhamagaye ngo iguhe umuti w'icyaha nicyo kibazo kiri iwawe niwe mwanzuro w'iwawe naho we watanze amatike utanga igihe cyawe urimo kuza gushaka umuti w'ikibazo n'ibisubizo n'abafite ibisubizo ushaka barimo bararira umuti ni ukwigiza y'iki icyaha kugira ngo turangiza ako kantu ongeraho hirya ibyakozwe n'umwa 16 umurongo wa 22 ugeze 25 ndi kukwereka ko iki kibazo kitajya kibuza amahoro kitajya kibuza iki ntabwo kububuza amahoro ntibifitanye isano n'ibyo ubuze ahubwo bifitanye isano n'ibyo ufite ibyo ufite n'ibyaha mwahageze 16 umurongo 22 kugeza 25 ngo abari bahateraniye bahagurukira icyarimwe abacamanza babatanyaguriza imyenda bategeka ko babakubita inkoni bamaze kubakubita inkoni nyinshi bategeka umurinzi kubarinda cyane nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati akomeza amaguru yabo mu mbago 25 muri yo ariko mu gicuku cya nyuma Herode yari bumu niko bavuze ariko mu gicuku cya nyuma Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mboye bagira gute barakubiswa amajigo n'imyenda byose bambaye ubusa mwakubise cyane ariko bari basenga baririmbira iki wowe kuki urimo kurira impamvu barira ni ikibazo cy'iki cy'umugisha cyazanywe no kwanga iki wowe impamvu uri kugongera ni ikibazo cy'iki cy'umuvumo urapfa turasoje isomo ryavugaga ngo ku Mana hari iki amoko abiri y'iki y'ibisubizo hari ikibazo cy'umugisha hakaba n'igisubizo cy'iki nimundebere ka mikoro k'umukara hafi aho kabangutse banguka nyine zana ko k'umutuku oye karamfasha yego banguka yakabonye banguka nyine oya nakazana uwaze kwihorera uwazaje uwo nguwo aje undi muntu naniza agakaramu nkaka kugira ngo ndebe kameze uko kantize hagara hariya oya ntago nshaka nta kindi nifasha nyigisho hagara hano ndeba gutya tugire gutya gafate gutya oya nawe ugafasha amacuri bala fatisha indyo guma ahangaha nawe iyo yibike nyine kuzanye ebyiri fatira kuriya nawe fata kuriya nari mfasha turi kwereka bari abantu wigapfumbatiza ngo ugaheze gira gutya nawe gira kuriya nyine wigapfumbatiza ngo ugaheze turi kwereka public wabirebye cyane aka kantu rero aka karamu k'ubururu nakagereranyije n'iki n'ikibazo n'igiki noneho aka kamikoro k'umukara niko nagereranyije n'iki n'icyaha ndabona abantu barimo guhengereza barimo reka twimuke tujye ahangaha muze muhagarare hano mwigire hano muheze inguni bari abantu bahengereza tuborohereze ihagarara hano nyine igira hano nawe ihagarara hariya hano heza ku rukuta turi gushaka kwerekana bariya bahengereza nari mbabwiye ngo iyi mikoro imeze gute iyi mikoro y'umukara iravuga icyaha cya kindi kiri umutima wawe kiri umutima noneho rero ariko uhagarara urebana n'uriya mugabo reba uku nguku utuduruwa uya nanone wiheza gira gutya hano ku ruhande urimo uramvuna
uku nyine. Wakumvise? Wikwita ku bantu, ita kuri jyewe n'uriye. None aka gakaramu ni ikibazo. Noneho kurikira rero. Iyo wumviye ugaragaje ko ukunda Imana. Ukunda iki? Wumviye? Kuko wagira ngo nimunkunda muzitondera iki? Sawa. Ucyumvira? Sawa. Uzahita ujya mu kibazo. Uzahita ujya he? Ibyo waje gusengera ngo wirukane nibyo Imana izaguhemba. Dore mwakubize nibyo Imana murabireba cyane. Mwakubize neza. Niba wanze icyaha ukumvira ni itegeko, uzajya hehe? Reba Yosefu yumviye ntugasambane, yisanze muri gereza. Si ikibazo. Daniel yumviye ntugasenga umuntu, yisanze mu rwobo rw'intare. Si ikibazo. Saduraka, Meshaki, Abedenego bisanze bumviye ntugasenga ibishushanyo bibajwe, bisanze mu itanura ry'iki? Naha nawe niho ugomba kujya niba ushaka ijuru ukifuza gutabarwa n'Imana. Ariko iyo utinye ikibazo, iyo utinye iki? Feri ya mbere ujya mu cyaha. Ujya mu ki? Ni iyi nzira abarokore barimo. Barashaka Imana ikiza ikibazo, hanyuma bakajya hehe? Ntibashaka Imana ikiza icyaha, ukajya. Murakumvise? Noneho abantu bafite amashakoshi abiri babanguke cyane. Mbereke nyine abantu bafite amashakoshi babiri. Mugabo hagarara neza kuriya nyine. Mubanguke abantu bafite amashakoshi babiri. Banguka mama. Banguka mukobwa, se urimo kwinyonzora gute? Sinabonye uri umuririmbyi koko. Ubwo banguka yicare mama. Genda wicare, icara. Uriya nabari uzi umuporosokazi urimo kwigira gutya yihinda. Urabona ukuntu urimo kurushya iteraniro ryo kwa Yesu. Hagarara hariya dayeri inyuma y'uwo mugabo. Urabona igihe wahereye? Iragurya. Ariko mugabo kuki urangara bite byawe? Fata gutya. Fata munsi gutya. Nawe fata gutya inyuma y'uwo mugabo. Igira hino nawe. Aho ngaho rero. Yesu abaho iki? Mbere wigiraga ibiki? Reba hano. Nababwiye ngo iyo utinye icyaha, iyo utinye wowe ugumaho. Ujya mu kibazo. Wumviye? Ugiye hehe? Iki kibazo ugiyemo ni ikibazo cy'umugisha. Ni ikibazo cy'umugisha. Uzava mu kibazo cy'umugisha ujya mu gisubizo cy'umugisha. Parika neza hano ariko. Fata munsi. Wowe waje fata munsi uringaniza intuza. Olala. Parokore bo mu minsi ya none. Nari mbabwiye ngo mwakivuze cyane. Mwakuvuze neza. Iyo wumviye ukanywa umuti w'icyaha, uzahita ujya mu kibazo cy'umugisha. Ikibazo cy'umugisha si cyo gisubizo numero mbere gihabwa abantu bakunda Imana, wowe ntacyo baguha. Hanyuma uzava muri iki kibazo cy'umugisha ujya mu gisubizo. Haleluya. Ngiyi nzira ijya mu ijuru. Mwarayanze. Mwagize gute? Hanyuma iyo utinye ikibazo nkuko ugitinya, nkuko ujya mu cyaha. Gumaho. Ujya mu cyaha. Noneho mugurane. Uw'imbere ajya inyuma n'uw'inyuma ajye. Ujya mu cyaha. None iyo ugiye mu cyaha rero, iyo ugiye yewe dore ibintu biba bikubayeho nizako. Fata neza ukomeza. Bahita baguha urusubizo rw'umuvumo. Urusubizo rw'iki? Rw'umuki? Hanyuma iki kibazo wakubise cengo wangura ikaganga ngo wayikuyemo ntawe ubizi. Wanguriya mu ntawe ubizi. Wiri guvuma na bya bindi. Warayatwaye ntawe ubizi. Baguha igisubizo cy'iki? Cy'umuvumo. Iki kibazo wakubise cenga nicyo uzarangirizaho. Uzava mu gisubizo cy'umuvumo ujya mu kibazo cy'umuvumo. Murabyumvise? Ubuhanuzi burakomeye. Nutabwitaho kazi yako. Hayo macenga muri mu Yesu yayashwanyuje. Mwizina nari mbabwiye ngo iyo mwacyumvise neza. None ibintu mbabwiye bihura n'ukuri ko muri Bibiliya. Bihura n'ukuri. Reba hano rero. Muribuka Yesu kwa Satani habanza igisubizo. Habanza hagaheruka ikibazo.
kwa Yesu habanza ikibazo, hagaheruka igisubizo. Kwa Satani habanza ubukire, hagaheruka ubukene. Kwa Yesu habanza ubukene, hagaheruka ubukire. Kwa Satani habanza icyubahiro, hagaheruka igisuzuguriro. Kwa Yesu habanza igisuzuguriro, hagaheruka icyubahiro. Kwa Satani habanza ubwenge, hagaheruka ubujiji. Kwa Yesu habanza ubujiji, hagaheruka ubwenge. Kwa Yesu habanza kwa Satani habanza umunezero, hagaheruka umubabaro. Kwa Yesu habanza umubabaro, hagaheruka. Haleluya! Mugiye mwabyumva noneho, mwabyumvise? Ibi bintu mwarabyanze birimo ubukire, birimo iki? Nta njandi ba kwa Yesu, nta nimwe. Uramutse ubyumvise harimo ubukire, harimo iki? Haleluya! Reka mbere ku kuntu bihura n'ukuri kwa Bibiliya. Ukuri kwaki? Muribuka Yesu ahindura amazi divayi? Yohana 2, wa muhungu afasha agacuma ahita asogongera ati no, iyi formule n'ubwa mbere nayibona. Aravuga ngo abandi babanza vino ziryoshye, abaki bagaherutsa izibishye. Bagaherutsa kwa Satani. Mwakibizereza none niko mwebwe murantangaje, mwabanjije izigize gute? Izibishye. None muherukije, bivuze ngo kwa Satani bitangira biryoshye, bikarangira bibishye. Kwa Yesu bitangira bibishye, bikarangira biryoshye. Haleluya! Yesu ashimwe. Rero murabyibuka ijyanye mutunzi na Lazaro? Umva raporo ahawe. Raporo arabwiwe nyine Aburahamu amubwira ngo nyamutunzi, banza utuze urya uburoko bw'umuriro, ibuka ko wahawe ibyiza ukiriho. Burayi na Amerika n'amashuri yose byari ibyawe. Mwakubizereza? None rero wahawe ibyiza ukiriho, none uhawe ibibi. Lazaro we yahawe iki? Ibibi. None ahawe ibyiza. Kwa Satani bitangira ari byiza, bikarangira ari bibi. Kwa Yesu bitangira ari bibi, bikarangira. Murakumvise? Murabyumvise reza? Mwabyumvise? Mwese mwagombye kuba mufite inganda muri Burayi. Noneho iyo biguhimbaje n'abakecuru n'abaki, iyo uyihimbaje ijya mu bana we n'abuzukuru, ukazasaza bari amadogiteri ari amajenerali, ukazasaza wivuza iryinyo muri Amerika, ujya gukora y'ubukwe ujyanyeyo duseke, za ndege ziza kugufata kubera ko nyine wahagaze mu murongo w'iki. Nta kibazo na kimwe kiri muri ADPR, niwo kiretse amatiku yawe niyo ahari yonyine n'amacabiranye. Vanamo icyaha ugubwe neza mu izina. Murakumvise? Twisengere, ndumva byarangiye, mwigendere kwiyicarira ibintu mu bisubize bene byo. Ngewe nasoje, ariko ijambo dusorejeho, ijambo turisome mu Gutegeka kwa 2. Dusoze Gutegeka kwa kangahe? Ibice biri umurongo wa nizakabike na kanjye nakahe na kangaka. Gutegeka kwa 2 nyine ibice 11 umurongo wa 10 kugeza 28. Naho nsoreje dusenga. Imana yagusakuje nawe kice, gira gute? Kice. Byo vanga ufite nzanga, urahanura, ngurigisha, nguvuga ubutumwa, sha ni ibintu bya kadogo. Ni ibintu byagaki bya kadogo. Ikintu cyonyine umupagana atashobora muri Bibiliya no gukunda Imana, kandi gukunda Imana si mu kanwa, ni muri ntu. Ni muri n'umupagani yahanura, yavuga ubutumwa, yaririmba, yaza mu materaniro. Ahubwo ikinyuranyo cy'umupagani n'umukirisitu ni muri ntu. Gutegeka kwa 2 11:23-28 muri yo haravuze ngo dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya, no kugira ngo umunyamugisha ni muri ntu. Ni muri ki? Kuko barakubwiye ngo nimunyumvira dore uyu munsi mbashyize umugisha imbere n'iki? N'umuvumo. Uwo mugisha muzahabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana. Ibanga ryo kuba umunyamugisha ni muri ntu. Ni muri ki? Ni muri Aburahamu n'abandi bari bahagaze muri ntu. Muri abantu bose banditswe b'intwari bari bazi agaciro kantu. Niba ushaka kuba umunyamugisha, ntabwo Imana yagutumye ayo magambo ishaka kupfa wowe, ni nyarukundo ni nyambabazi, irashaka kuhagarara muri iyuzuze na ntu. Uzasoma muri hano havuga ngo Yobu 22:21 ngo
noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizajya gute? Bizakuzaho. Haguruka wiyuzuze n'Imana, uhagarare muri muri ki? Uhagarare muri. Bitabaye ibyo muri abanyamugisha mwese. Iyo mutabanyamugisha ntabwo Imana iba yabatumyeho aya magambo, ariko umva ikibazo gihari. Muri abanyamugisha mukora iby'abanyamuvumo. Yamaganya n'agahinda n'umubabaro ni ibimenyetso by'uko uri umunyamuvumo, kuko wanyuranyije na wanyuranyije. Haguruka ku maguru yawe. Isomo rirangiye yavuze ngo ku Mana aramukwa abiri ibisubizo. Hari ikibazo cy'umugisha, hakaba n'igisubizo cy'iki? Mwanzi ikibazo cy'umugisha. Mwanzi ikibazo. Mwakuvize cyane? Mwacyuvize? Mwakuvize ra? Uko umukobwa ushaka, uko umunyeshuri wanze ishuri, icyarimwe aba yanze n'akazi, niko n'umurokore wanze ikibazo cy'umugisha aba yanze n'iki? N'igisubizo cy'umugisha. Uko umukobwa ushaka umwana agomba guhura n'umugabo, niko n'umurokore ushaka igisubizo cy'umugisha agomba guhura n'iki? N'ikibazo cy'umugisha. Haguruka cyane.